Reka nkwe ikaze ndetse nkwifuriza no kugira amahoro y'Imana rugira kabisa, akomeze gukomeza kubana nawe udukurikirana hano kuri Gicumbi News Online, wowe kandi uri kuri YouTube kuri Gicumbi News Online TV, wowe uri kuri internet kuri Gicumbi News rawa, wowe uri kuri Facebook Live, wowe uri kuri Vidimenta, wowe uri hehe hose kabisa, ubana natwe twiza kuba ukomeza kugenda ugubwa neza cyane. Agataga nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, nijye ubana nawe mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru cyangwa se Evariste Nsengimana. Tuba tugenda dusimburana ahangaha kugira ngo babashe kumenya amakuru abavugwa hirya no hino. Gicumbi News Online TV ndetse na Gicumbi News rawa, tukaba dukora mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba ku isoko rya Shyamba rya kano kare mu muryango nimero 8 cyangwa se nimero 8, tubona uva muri gare werekeza ku karere ka Gicumbi. Hanyuma rero mu nsengero zisaga 9,800 zafunzwe kuri ubu 44 rwose zamaze gufungurwa kandi ziri gukora neza. Niyo nkuru tugiye kwinjiramo mu buryo burambuye, aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko mu nsengero zisaga 9,800 zifunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Kuri ubu bamaze gufungurirwa insengero zijya kuri 44 gusa, ariko nyine ngo n'abandi bazuzuza ibisabwa bazajya basaba bafungurirwe. Akaba ari uko nguko rero bimeze. Ibikorwa rero byo gufunga insengero zitujuje ibisabwa byagiye bivugwa cyane kuva muri Kanama 24, ndetse kugeza ubu ngubu mu bugenzuzi bwakozwe ku nsengero zirenga 14,093 bwasize insengero 9,880 zifunzwe kubera ko nyine zitari zuzuje ibisabwa. Akaba ari uko nguko bimeze rero. Hanyuma muzahagaritswe nyine harimo izirenga 600 nyine byagaragaye ko zigomba zo no kutazongera gukorerwamo, harimo kandi yewe n'izagiye zigera ku buryo zagomba gusenywa zingana na 336. Akaba ari ibyo ngibyo wabasha kuza kuba rero umenya. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr Doris Uwikeza Pika akaba rero ageza ku nteko nshingamategeko raporo y'ibikorwa by'umwaka wa 2023-2024 ndetse n'ibyo bazakora mu mwaka wa 2024-2025. Kuri uyu wa 29 Ukwakira 2024 yavuze ko hari amadini n'amatorero yahagaritswe kubera amakimbirane nyine ya munsi, ndetse akaboneraho no kuvuga ko nyine bagomba gukora kugira ngo ibintu by'amakimbirane bibe byakemuka muri rusange. Dr Pika ati twagiye dusanga hari n'izikora ati zafunguye ariko zitanditse, zidafite ubuzima gatozi, zitemerewe gukora nazo ndetse zagiye zifungwa rero. Ati akaba nyine nizagiye zitubahiriza amategeko nyine, akaba nizafunzwe kubera ko nyine zahoraga mu makimbirane, bigaragara ko byabananiye gukomeza umushinga wabo w'imiryango y'imyemerere. Akaba ari witwa Pika agendaga abitangaza. Depite Nizeyimana Piye yagaragaje ko ikibazo cy'insengero zifunzwe bikwiye kwigwaho nyine bigatanga umurongo uko abantu bari basanzwe bazisengeramo bakaba nyine bazigiraho amakuru afatika. Dr Uwikeza yasobanuye ko nyine abafungiwe insengero kubera inyubako zitujuje ibisabwa yewe cyangwa se ubuziranenge ngo byaga biturutse ku bibazo birimo yewe no kutagira aho bakorera cyane, ngo se gushyiraho ubuzima bw'abazisengeramo kuko bushobora kuba bwajya mu kaga muri rusange. Gusa yahamije ko nyuma yo kuzuza ibisabwa bongera gusaba gufungurirwa insengero, hanyuma nyine babihabwa nyuma bagenzuye neza nyine insengero zikaba zafungurwa ku bantu baba bagiye basaba. Amakuru kandi akavuga ko nyine izigera kuri 44 zo zamaze kuza kuba rwose zifungurirwa. Yahamije ko kandi mbere yo gufunga insengero n'ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere hagiye harebwa niba umuryango wanditse muri RGB ufite ubuzima gatozi cyangwa se kubahiriza amategeko agenga imyemerere. Nyine akabaho kureba
ubuziranenge bw'inyubako mu bugenzuzi bwakozwe mu nzu rero zisengerwamo, ni ukuvuga nyine insengero cyangwa se imisigiti yewe na kiliziya zigiye zitandukanye, bwasize hafunzwe zigera kuri 9,880 muri ubwo bugenzuzi, kandi hakaba haragaragaye ko hari ahandi nyine ahantu hagendaga hasengerwamo hagera ku 110 hahise hafungwa cyane, ko hashobora gushira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Garuka uko bimeze, uretse kandi inzu zisengerwamo zafunze, hari n'imiryango y'amadini nyine yambuwe uburenganzira bwo gukora mu Rwanda, akaba agera kuri 47, ndetse imibare ikagaragaza ko mu Rwanda hari amadini n'amatorero yewe n'imiryango ishingiye ku myemerere 563 irimo amadini 345 agiye atandukanye aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Karuko nguko bimeze rero muri rusange. Iyi ni inkuru twakomeje kubakurikiranira n'ubu tukibakurikiranira, urumva nguko uko bimeze. Ubwo ngubwo n'andi makuru azavugwa yaba izagenda zifungurwa byose tukazagenda tubigaruka. Ukomeze ubane natwe kuri Gicumbi News Online ndetse no kuri Gicumbi News _co _ rawa.